Numuntu ukomeje gutanga ibyishimo kuri benshi uvuze ko Imana ikorera igihe cyayo ni wabo beshye ese waba mu buzima wihebye ngo Imana izahera he inyuzuza ibitwenge cyangwa se wibaza niba ikuzi cyangwa se izubuzima ubayemo yego irabuzi. Reka tubanze kwirebere ubuzima bw'uyu muhanzikazi yanyuzemo butari bworoshye ariko kuri ubu akunzwe cyane si mu Rwanda gusa ndetse no hanze yarwo. Nyuma yo kumva ubuhamya bwe bukomeye yanyuzemo butari bworoshye akenshi nta cyizere yari afite ariko bakunzwe ku rwego nawe atajya bishyikira nk'uko akunze kubitangaza. Usibye kuba maze kwamamara mu gihugu cy'u Rwanda ari naho akomoka amaze kwigarura imitima y'abamukurikira benshi cyane. Nawe ndatari Gogo Glorious n'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wakoze indirimbo zitandukanye akabazwi cyane ku buryo ashimisha benshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri TikTok, YouTube, Facebook ndetse n'ahandi. Indirimbo yatumye yamamara ni indirimbo ye yise Everyday I Need Blood of Jesus cyangwa se Everyday I Need Blood of Jesus nkuko benshi bakunda kubivuga. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ko buri munsi nyeneye amaraso ya Yesu ndetse ifatwa nk'indirimbo y'ikizere ndetse n'indirimbo yakoze abantu ku mutima ariko nanone bakamugarukaho uburyo yakundaga kubivuga kuri YouTube. Indirimbo ye yamenyekanye cyane ubwo umuhanzi ukomeye w'umunyafrika y'Epfo The Fitness David Scott yayiremeye remix agashyira kuri YouTube na TikTok. Byatumye ibona abakunzi benshi bituma uyu muhanzi Gogo akomeza kwamamara. Benshi bifuza kumenya ahakomoka. Ese no Munyarwanda, no mu Tanzania, no Mugande, no Murundi. Abantu benshi batangiye kwibaza ahakomoka. Reka tukubwire ko Glorious yavukiye mu karere ka Rwamagana, ntara y'Iburasirazuba. Yakuriye mu muryango usenga ndetse abana muri korali ariho yajyaga kuririmba ndetse akagerageza no guhimba uturirimbo twe nkuko yagiye bitangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yakuriye mu rusengero rwa Anglikana aho yatangiye kuririmba muri korali yayo yitwa Umucyo. Akanatangira kujya yandika indirimbo zitandukanye. Mu mwaka wa 2022 inshuti yamujyanye mu muziki w'umwuga amufasha gutunganya indirimbo ze no gutangira urubuga rwa YouTube. Yafashe icyemezo cyo gutangira mu muziki aramya n'ahimbaza Imana kandi akomeza gushyigikirwa aho yakunzwe cyane ari naho umujyanama wa Augustin Sabimana yakomeje kumufasha. Yamenyekanye cyane kubera uburyo yivugiraga ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho atandukanye bagiye bafata cyane cyane y'imyaka yashize aho yabaga ari mu rusengero bagatangira kuyapostinga. Abantu benshi bakajya badukoresha mu mavideo atandukanye cyangwa benshi bakunda kwita memes bakazikoresha ahantu hatandukanye. Uyu muhanzi arakunzwe cyane ni umuntu uvuga amagambo make ariko nanone agatsimbarara ku cyo yavuze cyangwa se ku byo agarukaho ku buzima bwe nacyo ahimba cyangwa se ngo abeshye dore ko ubuzima bwe ahora avuga ko ari ibintu bitari bisanzwe kugira ngo agere aho ageze. Ati ngo n'ubuntu bw'Imana buza gusabuka gusanga bugatuma usa neza ndetse n'abantu bakurebye bakabona ko uri igitangaza. Mu by'ukuri nabuhanga nari mfite cyangwa se ukundi kwamamara ahubwo byose ni Imana. Ibi rero bikora abantu benshi ku mitima bakifuza kumenya byinshi kuri uyu mukobwa. Reka twinjire muri uyu mwaka wa 2025 ariho uyu muhanzi yabaye n'icyamamare kurushaho. The Fitness yakoze remix y'indirimbo ye irarebwa cyane. Amashusho ya remix amaze kurebwa n'abarenga 60,000 ndetse na 70 biturutse kuri channel ya The Fitness. Ari nabwo iyi ndirimbo y'uyu muhanzikazi Gogo Glorious ariho yakorewe remix aho abantu batangiye kuyumva cyane bakifuza kumenya ese Gogo ni muntu ki. Usibye nibyo uyu muhanzikazi byakomeje kumukururira imigisha n'amahirwe aho muri uku kwezi yahamagawe mu gihugu cya Uganda akajya gutaramira abo mu gihugu cya Uganda. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu batandukanye ndetse yakiranwa urugwiro aho abasitari batandukanye yaba mu Rwanda ndetse nabo muri Uganda bamwakiriye bishimye cyane. Ariho umunyamakuru Yago akaba n'umuhanzi nawe bahuye muri Uganda. Gogo yagaragaje ibyishimo ndetse akomeza kuririmba ya ndirimbo ye abenshi bamenye cyane ati Everyday I Need the Blood of Jesus. Hari tariki 20 Nyakanga uyu mwaka nibwo Gogo yageze mu gihugu cya Uganda. Gogo yaririmbiye muri Mega Gospel Concert ari kumwe n'abandi bahanzi bakomeye muri Uganda. Gogo avuga ko yifuza kuba umuhanzi ukomeye kandi agakomeza kuririmba indirimbo zifasha abantu mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana. Akagera kure kandi agakomeza kubwira abantu ko naho Imana itakura umuntu.
ese nawe ujya wibaza ubuzima ubamo niba Imana ikumva cyangwa se ireba ubuzima ubamo? Uyu muhanzikazi ni urugero rwiza rwo kubona ko Imana nta kitakora. Uyu muhanzi Gogo Gloriose ni ikimenyetso kigaragara ko naho Imana itagukura kandi naho itakugeze. Murakoze cyane, niba mwishimiye kumva iki kiganiro wasiga ukoze subscribe, like, share, ntuzacikwe n'ibindi biganiro. Cyangwa se niba wifuza kuduha igitekerezo, icyifuzo cyangwa se ushaka kutugenera ubutumwa, watwandikira kuri 078 032 9931. Ikindi ku bantu bashaka kwambara neza, abakobwa, ababyeyi, namwe bagabo, n'ahandi mwajya atari muri Nagara Design, dukorera downtown muryango G17 cyangwa se G17. Turakwambika neza imyenda myiza, inkweto nziza ndetse n'ibindi uzahasanga. Mbifurije guhaha mukaronka.